Yes, bakunze b'Inimba rero turongeye turagarutse n'ubundi ni muri wa mwanya tuba tuje kubaha amakuru ashyushye agendanye na filime y'Inimba. Ariko mwabonye ko igikwe gishyushye, igikwe cyashyushye kabisa rwose, cyatukombeye abantu biteguye ibirori n'ibirori. Ariko mu kanya numvishe surprise Manzi agiye gukorera umuntu bita Shema. Abantu babiri bishwe bose bagiye kugaragara mu bukwe. Gusa Didier nawe ibyo ari kuvuga nanone ku rundi ruhande nasanze ari byo. Gusa reka tureke guhita twinjira muri byinshi, ahubwo duhite twinjira muri filime y'Inimba tubabwire byinshi bigiye bitandukanye bigiye kuba mu kanya. Murabizi ko dusesengura ibigiye kuba mu kanya ndetse n'ibyabaye tukareba ese ibigiye gukurikiraho ni ibihe. Ku munsi w'ejo rero twari twabonye kwa minisitiri nyine minisitiri aganira na mama Shema amubwira ko n'ubundi Kalisa apfuye, papa wa Shema. Gusa mama wa Shema ntiyabyumva, mwabibonye. Twabonye ubukwe bushyushye rwose, ibintu birimbanije, habayeho kuganira kwa Shema ndetse na Manzi, ngira ngo mwarabibonye. Twabonye byinshi bigiye bitandukanye birimo Didier aganiriza Shema ku wundi mupangu bashobora gukora nyuma y'uko bishobora kuba ngombwa yuko ese atagera mu bukwe. Biramutse ubundi bibaye ngombwa yuko ese atagera mu bukwe, urumva byagenda bite? Aze kutubwira muri comment, kandi umenye ko uyu munsi noneho ibintu byashyushye, ibirori byashyushye, ibirori ari ibirori. Mu kanya ubukwe bugiye kuba. Ni ukuvuga ngo rero undi mupangu twasize batari bawupanga, ariko uko byagenda kose bafite plan B y'ukuntu bigomba kugenda mu gihe papa Shema atabona uburyo bwo kugera mu bukwe. Nanone akandi kantu, ikintu mugomba kumenya muri ubu bukwe, mugiye kubonamo abantu babiri bishwe kandi bazi ko bapfuye. Muraza kubonamo na Ravi. Ubundi se byonyine Aline naza kubona Ravi, ubundi azi ko yamwicishije yapfuye, araza kujyana umuzimu waje mu bukwe. Ubundi ubu bukwe buraza kuba bukibaye? Tuvugisha ukuri, ubundi icyo kintu cyonyine ubundi ntikiri mu byakica ubukwe. Ibaze Ravi azi ko yishe kera, naza kumubona mu bukwe yabutashye. Iyo ni surprise ya Manzi na Shema, ntabwo abizi. Mukibuka ako kantu mukandika ahantu, muze kumbwira. Ubundi Shema araza kubibona ate? Aline we araza kubibona ate nibabona umuntu batatumiye ari mu bukwe yahageze, Manzi yahamugejeje? Biraza kuba bitangaje. Uwitwa Ganza nawe rero abagize gutya, amakuru aba yayamenye, amenye ko Ganza yamenye ko se ahari. Noneho ku munsi w'ubukwe mu kanya araza kuba amwenyura we, kwa kundi yavuze ati ndabanegetse akarinete ndi kumwenyura. Muraje murebe ibyishimo hano, muraje murebe ibyishimo by'umuntu bita Ganza. Ganza araba afite ibyishimo byo ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo rero ubu bukwe uko byagenda kose dutegereje bugiye kubamo udushya twinshi, tugiye kubona abantu rwose benshi. Tugiye kubona abantu benshi bagiye gutungurana, bari bazi ko bishwe. Tugiye kuba tubabona. Gusa icyo nababwira cyo, ubu bukwe nanone ikindi kintu kiri bugaragaremo, nubwo buri bupfe, ubu bukwe bugiye kugaragaza ukuri kose ibintu byabaye, byakozwe n'umuryango wo kwa minisita, byakozwe n'umwana we ndetse na minisita muri rusange. Sinzi na minisitiri noneho nimba ari bwihanganira umukozi wamubwiye ko papa Shema apfuye akaza kugaragara mu bukwe. Hano banjye biraza kuba ari ibirori mu kanya gato dutegereje rwose, kugira ngo iyi filime tuze kuba tuyikurikira. Biraza kuba ari faya. Mama Ravi nawe ubu amashengesho arakomeje. Mu byo tugiye kubona haraza kuba harimo amashengesho menshi y'umuntu bita mama Ravi, kugira ngo ibyo Shema yifuza ndetse na Manzi n'abandi bazi umupango wabo bize gucamo kandi binyuremo neza. Bizi yuko uriya mudamu nawe ari umunyamashengesho kandi afite amaso. Bariya abanyamashengesho ngo bafite andi maso, twebwe buriya abandi bantu bose batagirayo umwuka di. Mu kanya gato rero nabwo tugiye kuba tubona byinshi, nyine amashengesho tugiye kubona kuko nimba ari bukore.
gusa hari ubwoba bwinshi n'abandi bafite, baba Manzi, baba ba Shema, ibigiye kuba muri ubu bukwe. Bafite ubwoba kabisa y'ibintu bigiye kubaho, ko nawe ubitekerejeho ukuntu ubukwe bugiye gupfa kwa Minisita, noneho biraza kuba ari ibirori. Baza abantu bose Minisitiri yatubwiye, ibikomerezwa, bagenzi be bandi b'abaminisitiri, ibintu bagiye kubona n'amaso yabo, bagiye gutungurwa. Ubundi ubu ni bwo bukwe bavuze, baraza gutungurwa. Yes, bakunze b'Inimba Live rero turongeye turagarutse, n'ubundi ni muri wa mwanya tuba tuje kubaha amakuru ashyushye agendanye na filime y'Inimba Live. Ariko mwabonye ko igikwe gishyushye, igikwe cyashyushye kabisa rwose, cyatukombeye, abantu biteguye, ibirori ni ibirori. Ariko mu kanya numvishe surprise, Manzi agiye gukorera umuntu bita Shema. Abantu babiri bishwe bose bagiye kugaragara mu bukwe. Gusa Didier nawe ibyo ari kuvuga nanone ku rundi ruhande nasanze ari byo. Gusa reka tureke guhita twinjira muri byinshi, ahubwo duhite twinjira muri filime y'Inimba Live, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye bigiye kuba mu kanya. Murabizi ko dusesengura ibigiye kuba mu kanya, ndetse n'ibyabaye, tukareba ese bigiye gukurikiraho ni ibihe. Ku munsi w'ejo rero twari twabonye kwa Minisitiri, nyine Minisitiri aganira na mama Shema, amubwira ko n'ubundi Kalisa apfuye, papa wa Shema. Gusa mama wa Shema ntiyabyumva, mwabibonye. Twabonye ubukwe bushyushye rwose, ibintu birimbanije, habayeho kuganira kwa Shema ndetse na Manzi, ngira ngo mwarabibonye. Twabonye byinshi bigiye bitandukanye, birimo Didier aganiriza Shema ku wundi mupangu bashobora gukora nyuma y'uko bishobora kuba ngombwa yuko ese atagera mu bukwe. Biramutse ubundi bibaye ngombwa yuko ese atagera mu bukwe, urumva byagenda bite? Aze kutubwira muri comment, kandi umenye ko uyu munsi noneho ibintu byashyushye, ibirori byashyushye, ibirori ari ibirori. Mu kanya ubukwe bugiye kuba, ni ukuvuga ngo rero undi mupangu twasize batari bawupanga, ariko uko byagenda kose bafite plan B y'ukuntu bigomba kugenda mu gihe papa Shema atabona uburyo bwo kugera mu bukwe. Nanone akandi kantu, ikintu mugomba kumenya muri ubu bukwe, mugiye kubonamo abantu babiri bishwe kandi bazi ko bapfuye. Muraza kubonamo na Ravi. Ubundi se byonyine Aline naza kubona Ravi, ubundi azi ko yamwicishije yapfuye, araza kujyana umuzimu waje mu bukwe. Ubundi ubu bukwe buraza kuba bukibaye, tuvugisha ukuri. Ubundi icyo kintu cyonyine ubundi ntikiri mu byakica ubukwe. Ibaze Ravi azi ko yishe kera, naza kumubona mu bukwe yabutashye. Iyo ni surprise ya Manzi na Shema, ntabwo abizi. Mukibuka ako kantu mukandika ahantu, muze kumbwira. Ubundi Shema araza kubibona ate? Aline we araza kubibona ate? Nibabona umuntu batatumiye ari mu bukwe yahageze, Manzi yahamugejeje, biraza kuba bitangaje. Uhitwa Ganza nawe rero abagize gutya, amakuru aba yayamenye, amenye ko Ganza yamenye ko se ahari. Noneho ku munsi w'ubukwe mu kanya araza kuba amwenyura we, kako ntiyavuze ati ndabanegetse Karinete ndi kumwenyura. Muraje murebe ibyishimo hano, muraje murebe ibyishimo by'umuntu bita Ganza. Ganza araba afite ibyishimo byo ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo rero ubu bukwe uko byagenda kose dutegereje bugiye kubamo udushya twinshi, tugiye kubona abantu rwose benshi, tugiye kubona abantu benshi bagiye gutungurana, bari bazi ko bishwe, tugiye kuba tubabona. Gusa icyo nababwira cyo, ubu bukwe nanone ikindi kintu kiri bugaragaremo, nubwo buri bupfe, ubu bukwe bugiye kugaragaza ukuri kose ibintu byabaye, byakozwe n'umuryango wo kwa Minisita, byakozwe n'umwana we ndetse na Minisita muri rusange. Sinzi na Minisitiri noneho nimba ari bwihanganira umukozi wamubwiye ko papa Shema apfuye, akaza kugaragara mu bukwe. Hano banjye biraza kuba ari ibirori mu kanya gato dutegereje rwose, kugira ngo iyi filime tuze kuba tuyikurikira. Biraza kuba ari faya. Mama Ravi nawe ubu amashengesho arakomeje.
Mu byo tugiye kubona haraza kuba harimo amashengesho menshi y'umuntu bita Mama Lavi, kugira ngo ibyo Shema yifuza ndetse na Manzi n'abandi bazi umupango wabo bize gucamo kandi binyuremo neza. Uzi yuko uriya mudamu nawe ari umunyamashengesho kandi afite amaso, bariya abanyamashengesho ngo bafite andi maso twebwe buriya abandi bantu bose batagirayo umwuka di. Mu kanya gato rero nabwo tugiye kuba tubona byinshi, nyine amashengesho tugiye kubona koko nimba ari bukore, gusa hari ubwoba bwinshi